kuri ikiganiro cy'abana kuri televiziyo Yongwe TV. Muraho neza abana tukiza, nitwa Twirinde Jean Pierre, bakaba ngiye kubabwira umugani kandi mwiza. Bonjour mes amis, nous sommes à l'école Umucyo School. C'est la chaîne Umucyo School TV. Suivez-nous. Hello my dear students, this is Umucyo School TV. Stay here and watch more beautiful we have. Ikiganiro Strong Man in Mind. Mukurikirana ku rubuga Umucyo School TV. Turabasuhuje. Hello. Muri kumwe n'umuhungu wanyu Gumyusenge Jean Pierre uzwi ku izina rya Monsieur, umuhungu w'inzozi, w'indoto, w'intego, w'imihigo yo kuzaba diregiteri. Murabyibuka ko niga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza primaire hano ku Umucyo School. Nje rero mu kiganiro Strong Man in Mind kugira ngo nkorane n'ababyeyi n'abana mwese twisanzure, twirekure, turuhuke mu mutwe muri aya masaha ya saa moya z'umugoroba. Tuzajya tukibagezaho buri saa moya z'umugoroba kuwa gatandatu no kuwa kabiri. Yego? Ndasuhuza abana mwese bo mu mashuri y'incuke, abo muri primaire, abo muri secondaire. Murambura ibiganza mu mpepero, ariko mu mpepero mesi wanyu naje. Ndasaba rero abana mwese mwiga mu wa 4 gusubira hasi ko utazongera kugira ikibazo cy'isomo rya kunaniye cyangwa wo mu waka. Ujye unyandikira kuri iki kiganiro Strong Man in Mind. Ushyiraho na nimero za telefone kugira ngo ninjya kugusubiza nge mbona umurongo ngira gute mpamagara. Yaba social set Kinyarwanda, isomo rya rero ryose wiga upfa kunyoherereza ubutumwa cyangwa kumbaza ikibazo cyawe mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda. Ndi hano kugira ngo ngire gute ngufashe. Iyo tuvuze rero Strong Man in Mind, murabizi ko turi abanyembaraga mwabana, sibyo? Iyo murebye ukuntu dutsinda social set, amasomo ukuntu tuyatsinda, bigaragaza ko turi abanyembaraga. So rero wasanga yenda n'ababyeyi bajya baguca intege cyangwa bari buze kumva kino kiganiro barangiza bakavuga ati ariko iki kiganiro ko bavuze ngo ni Strong Man in Mind, ko ari numva ari cy'abantu babagabo abana bakijemo gute. Ndashaka kubwira ababyeyi bacu, sibyo? Tunababwire mwabana ko turi abagabo, turi abanyembaraga, kuko ari amasomo buryo tuyatsindamo bigaragara ko turi abanyembaraga hehe mu mutwe. Strong Man in Mind nikimenyimenyi. Buri uziko ari amanota tubona nabiri bibazo dutsinda. Uziko buri uzanyuga ha papa na mama ngo bakore, uziko batabona ari amanota. Ubwo rero nimba dushobora ibintu ababyeyi batashobora, turi ba Strong Man in Mind. So ntangiye rero nsuhuza abana mwese, barimo n'umuhungu wanjye witwa niyo rubasha cyubahiro, nawe ndamushuje na mama w'amahanga ndabashuje kabisa kwitama. Ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda abana banje. Okay, rero twakikomereza ikiganiro cyacu muri uyu mugoroba. Rero tuzajya tugerageza gushaka ukuntu turuhuka mu mutwe. Tuba twiriwe mu kazi kenshi cyane kavunanye gasaba gutekereza cyane, twananiwe. Muri aya masaha ya saa moya z'umugoroba tuzajya tugerageza kwiyoroshya, dusakuze, duca imigani, turirimbe. Urugero urabona ko nk'abana duhurira ku kigo buri munsi bamumwe Monsieur waturirimbiye ka karirimba ka hippopotamus, nako gusa se ngenzo turirimba twishi nakuririmbira ukase kukishima. Ariko nacyo rikamere kuri kakandi ka hippopotamus. Tugende zamura ijwi ryawe ariko umfashe, ntabwo ndi bukaririmbe ngenyine, niwemera ko tukaririmba nandi yakaririmba nimba byanze nanjye ndifasha. Okay, ubwo uvuze ko wemeye none reka turirimbe rero. Hippopotamus, 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 hippopotamus. Every day you say we are ghosts, I'm not a ghost. Every day you say we are ghosts, I'm not a ghost. Hippopotamus, hippopotamus, hippopotamus. Ndakumvise uravuze ngo iyo tubaswara turi kwa ngo muvuze ngo nindirimbe nakandi. Yewe nzuturirimbo twinshi akoyo mana we nakakuririmbe. Hacyo reka nkakuririmbe. Yes, akunda abana bato, abana bo mw'isi yose, ab'amabara yose bose baramwenyura. Yes, akunda abana batoya bose. Okay, murakoze cyane kumfasha kuririmba. Nabakunze rwose, mufite amajwi meza cyane. Ariko mwese muririmba muri korali. Siko wagira ngo muririmba muri korali.
reka twikomereze rero ikiganiro cyacu tugerageza kuruhuka mu mutwe kugira ngo turebe ko twazasubira ku ishuri ejo ibintu bimeze neza, nta bintu by'umunaniro, dutsinda amakwizi, dutsinda ibizami, dutsinda gahunda ari kugira gute ari ugutsinda. Rero ndabizi ko abana muba mushaka ngo nimbacira umugani, ngo nimbaririmbire umugani sha ndaho bacira ariko namwe mubanze munsezeranye yuko ko abo bakuru banyu babicaye iruhande rebo ukuntu bari kundeba rero ko natwazi ko ntamuruzi uko nari manyitegereza bwira mukuru wawe azajya mpamagara mu cyongereza. Nta ibyo bintu byo kumpamagara mu kinyarwanda, abana batoya mwebwe muzajye mumpamagara mu kinyarwanda tsoke nta kibazo, cyangwa se unagerageze gutinyuka ariko navuge n'icyongereza nacyo. Ariko bakuru banyu biga segonderi muzajye mumpamagara mu cyongereza, tuzipikinga icyongereza, urumva tutinyuke turumvuga ururimi turimuze abantu bagira ubwoba, urumva twebwe turanakiza, urumva niyo mpamvu abantu mwiga segonderi mumpamagara mu kinyarwanda ntabwo nzagira gute, ntabwo nzabakira tsoke. No reka mbacire rero umugani. Murashaka umugani? Umugani ariko sha ndawuzanye umugani, mwicare bwira mama na papa bigire hino, none ye nkora iki mbacire umugani. Banyirakaruhira na musa n'urubenga ambacire umugani. Kera habayeho umugabo n'umugore babyarana umwana bamwita Nyirakaruhira. Nyina Banyirakaruhira arapfa, ise ashaka undi mugore, babyarana umwana amwita musa n'urubenga. Nyirakaruhira arakura, abagakobwa k'igikara cyiza cyane nk'iki cyanjye, akagira n'inya y'umukara. Noneho abahungu baramukunda cyane, ariko aza gutoranyamo umuhungu umwe ngo azamubere umugabo. Ubwo abafiance wiwe batangira gufiansanya. Noneho musa n'urubenga na mama wiwe bagirira ishyari Nyirakaruhira, baravuga bati nta kuntu Nyirakaruhira utagira nyina, nta kuntu yarongorwa ngo mwana wanjye usigare hano tumwice, maze umusore wari ugiye kumutwara aba ari wowe agira umugore. Basezerana batyo, umugambi barawunoza wo kwica nde, wo kwica Nyirakaruhira. Noneho musa n'urubenga abaza mama we ati none se tuzabikora dute? Nyina aramubwira ati witegereje ukuntu Nyirakaruhira akunda amata, nitumushyirira uburozi mu mata arahita apfa, uburozi ntari burare, azageze ejo bajya kumushyingura. Basezerana batyo ko bagiye kubikora batyo. Agasiga kaba kari mu giti nka hariya kabumvise, karaguruka kaza karirimba kajyaho Nyirakaruhira ari gakubita amababa. Urihe Nyirakaruhira, ndi hano wagasiga we, ncira udukeri nirire nkubarira amakuru. Uyu munsi urapfa Nyirakaruhira, nibaguha ibiryo wirire Nyirakaruhira, nibaguha amata ntuyanywe Nyirakaruhira, aho wicara guhicare Nyirakaruhira. Agasiga gakubita amababa karigendera. Ishyari rya musa n'urubenga na nyina rirakomeza. Isaha zo kujya kumeza zigeze, zo kurya zigeze, umwana bamuzanira ibyo kurya ararya, ahera ku byo kurya ararya. Ibondo rigeze nkaha ngaha, ibondo ryeguye kwa kundi ubona babantu, nta bantu mujye mubona bafata ibondo gutya mwabana baritwara, yajya no kwicara akabanza karikikira gutya. Arigejeje nkaha ngaha arababwira ati rero mama ndiye ibiryo byinshi, nimumbabarira ya mata mureke nzayanywe ejo. Bandurura ku meza, baragenda bageze hirya mu cyumba, babagira umujinya, barituka, barivuma, bamutuka ibitutsi nyandagazi. Ariko mwebwe ntekereze ko mutajya mugira gute, ko mutajya mutukana. Ubundi nta mwana wanyuze ku ishuri ubundi ubu kwiriye gutukana. None se ko muza abarimu bose batwigishije, hari umwarimu wari wumva atwigisha gutukana? Numva umwana atukana ujye umubaza ngo iryo somo nuwuhe mwarimu wari kwigishije. Twikomereza. Noneho baravuga bati ubwo amata yayanyo yanze kuyanywa, ibiryo akaba yabiriye, reka duhindure hari uburyo twari tugiye gukoramo, tumushyirire ibirozi hehe mu biryo, noneho narya ibiryo bize guhita bigira bimuhitana. Bagambana batyo, agasiga karongera karabumva, kabaga kari hafi aho. Mbonereho kwisabira abana ko mwagira umutima w'impuhwe n'urukundo nk'uwaka gasiga, mukajya murenganura inzira karengana, dore muri no kwiga ngo muzabe n'abantu b'abayobozi. Agasiga kaza karirimba urihe Nyirakaruhira, ndi hano wagasiga we, ncira udukeri nirire nkubarira amakuru. Uyu munsi urapfa Nyirakaruhira, nibaguha amata winywere Nyirakaruhira, aho wicara guhicare Nyirakaruhira, nibaguha ibiryo ntubirye Nyirakaruhira. Agasiga gakubita amababa karongera karigendera.
bazana ibyo kurya bazana n'amata. Ageze ku mata akunywera amata aragenda acanga hano ku mpande nka kwa kundi ugiye anywa bikagenda. Kera hari ibintu bitaga ivutu mwabana mwe, mwebwe ivutu ntimunarize, ariko hitubaza umubyeyi uti ivutu mesi numvise avuga ivutu ni ibiki. Umwana wa mata arangije abagatiro ndumva naguye ivutu nanyweye amata menshi, nimumbabarira ibyo kurya tubyihorere nzabiryejo. Basezerana batyo barangije barandura baragenda bageze hirya baravuga bati noneho uyu mugize gute na gute yo kagize gute na gute yo kashabariko betabaripfa bagora kagura. Barangije baravuga ati tekinike ya nyuma tugiye gukoresha noneho niyo kumwica, urumva tukamutwikira mu nzu ku buryo n'ivu ryiwe nta muntu uzarishaka ngo aribone. Basezerana rero ukuntu bagiye kumwica. Baravuga ati tugiye kumutwikira mu nzu. Baragenda bashaka amashara bazengurutse inzu yose. Inzu za kera zabaga ari ibyatsi, apani ziza amategura muri kubona n'amabati. Bazengurutse inzu yose baragenda bashaka inkwi z'imyase. Ni inkwi z'imyase nazo ntazuzi, azo umubyeyi uti inkwi z'imyase mensi yavuze ni ibiki. Bazengurutse inzu yose baragenda bashaka amabido ya esanse, bagura esanse ku masitasiyo. Baraza bazengurutse inzu yose baravuga ati turamutwika ku buryo urumva nanavuza n'induru nta buntu uri bumwumve kubera imbaraga z'umuriro. Baravuga bati twebwe noneho ubwo turamwica nka gihe. Batangira gutekereza bati tumutwike nka sangahe. Baravuga ati ariko buriya tumutwitse nka saa moya z'ijoro nk'aya masaha turi gukuramo ikiganiro, turamutse tumutwitse nka saa moya z'ijoro abantu bose baraba basinziriye, niyo yataka nta muntu wamutabara. Basezerana ko bari buze kumutwikira mu nzu saa moya z'ijoro. Barangije rero agasiga kabakongeye kabumvise karagaruka nanone gakubita amababa karirimba uri hehe nyirakaruhira ndi hano wagasigawe ncira udukeri nirire nkubarira amakuru uyu munsi urapfa nyirakaruhira aho wicara guhicare nyirakaruhira nibaguha ibiryo wirire nyirakaruhira nibaguha amata winywere nyirakaruhira barahiye ngo baragutwikira mu nzu nyirakaruhira. Agasiga gakubita amababa karigendera. Isaa 12 ziragera. Bundi baryamaga saa 11 mu cyaro baryamakara. Isaa 12 ziragera. Mwabana mwe nimba mwankurikiye bavuze ko bari buze kumutwika sanga saa moya. Ekoyo mana we. Saa 12 n'igice ziragera. Bavuze ko bamutwika sanga he saa moya. Saa 12:40 ziragera. Saa 12:45 ziragera. Umuriro bateguye kumutwikisha ni nk'uwitanure ni nk'uwimperuka. Saa 12:50 ziragera. Ubwo harabura iminota ngemwe abana ngo batwika umuntu witwa nyirakaruhi, umukobwa w'imfubyi udafite nyina. Basezeranye bagiye kumutwika umusore wari ugiye kumurongora ngo akunda Twirinde atware musanurube. Saa 12:55 ziragera kandi baramutwika saa moya. Saa 12:59 bazana ikibiri kigutwika umuntu witwa nde witwa nyirakaruhira koyo mana we. Yo ndibutse ariko nibutse nanababaye. Iminota dufite y'ikiganiro ntabwo itwemerera ko dukomeza. Nituza gukomeza ntabwo ndababaye. Nifuzaga ko turangiza uyu mugani none bitewe naho iminota igeze umugani ntabwo tukiwurangije. Reka tuzawukomeza ubutaha, tuzawusubukure ubutaha n'ingaruka. Ikiganiro ni strong man in mind buri wa kabiri na buri wa gatandatu sangahe nimba wabyumvise saa moya z'umugoroba dutwika twimanukira turuhuka mu mutwe ibintu byose ari iki ari uburyohe. Ariko nanone ndabizi uravuga uti mensi njya numva bavuga ngo kubisakuzo ngo umuntu w'umuhanga cyane ngo umuntu atari cyane. Nibyo ntago bakubeshye, nshaka kugusakuza igisakuzo kandi umwana uzagitsinda nzamuhemba. Tuzamuhamagara wowe gusupfa kwandika ugashyiraho nimero yawe ya telefone. Kiganiro wandikira ni strong man in mind ugashyiraho nimero yawe ya telefone. N'ingaruka hano mu kiganiro tuzahamagara amazina yawe. Wopfa kubashyizeho nimero ya telefone tuzahamagara amazina yawe tukubwira ibihembo twagupangiye tuguhemba. Itegure rero uhereza igisakuzo nikikunanira ubaze mama cyangwa papa cyangwa mukuru wawe. Uri tayari? Iyo basakuza bagira bati sakwe ko so na nyoko bameze impara inzoga z'ibwami zizikorerwa nande. Ku gisakuzo cyacu kivuga ahari nagusubiriramo. Igisakuzo kiragira kiti sakwe ko so na nyoko bameze impara inzoga z'ibwami zizikorerwa nande. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao, see you.